Hello everybody. How are you today? Muraho neza mwese? Mumeze mute uyu munsi? Welcome to English Fluency Center. Muhawe ikaze kuri shene yitwa English Fluency Center. This is your English teacher, Jean de Dieu from Rwanda. Muri kumwe na mwarimu wanyu w'ururimi rw'icyongereza, Jean de Dieu Uwingabiye, uturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Today I'm here to teach you English skills. Uyu munsi ndi hano kugira ngo mbigishe bimwe mu byo mugomba kumenya mu rurimi rw'icyongereza. Today's topic is vocabulary. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe inyunguramagambo. And the big topic or the main topic is people. We are going to talk about people. Uyu munsi tugiye kuganira ku bantu. And today's people that we are going to talk about is the family. Abantu tugiye kuvuganaho uyu munsi ni umuryango. What do you know about the family? Let's get started. Nese wabuze iki ku muryango? Mureke dutangire. The family, umuryango. A family tree for some of Anne and Ivan Sorokin's relatives or relations. Aha tugiye kugendera ku giti cy'abagize umuryango w'abakomoka kuri Anne na Ivan Sorokins. Now I'm going to show you the picture of this family tree. Ubu rero reka mbereke ishusho igaragaza kino giti cy'umuryango. Okay, have a look at this. Ngaho mwitegereze. In this picture, the head of the family is Henry and Diana. Urabona muri no foto abagize umuryango babanzirizwa n'uwitwa Henry na Diana. Munsi ye murabona amafoto y'uwitwa Amelia, ubwo n'umwana we, ariko na afite abana benshi. Undi mwana afite yitwa Ivan, akaba yarashakanye na Anne, ndetse na George washakanye na Mina. Abangaba nabo babyaye abana, uyu witwa Ivan na Anne. Ndaje mbibabwire mu cyongereza. Ivan na Anne bafite abana babiri, aribo Karen na Jack. Ahandi turabona undi mwana witwa George, uriya washakanye na Mina, babyaye abana babiri ubita Ravi na Kavita. So now let us look at Ivan and Anne and their children. Ubu rero mureke turebere hamwe Ivan na Anne n'abana babo. Ivan is Anne's husband. Ivan ni umugabo wa Anne. And Karen and Jack's father. Akaba ari ise wa Karen na Jack. Anne and Ivan are Karen and Jack's parents. Anne ndetse na Ivan ni ababyeyi ba Karen na Jack. Karen is Anne and Ivan's daughter. Karen is Anne and Ivan's daughter. Karen rero ni umukobwa wa Ivan ndetse na Anne. Karen is Anne and Ivan's daughter. Karen ni umukobwa wa Anne na Ivan. Jack is their son. Jack ni umuhungu wabo. Karen is Jack's sister. Karen ni mushiki wa Jack. Jack is Karen's brother. Jack ni musaza wa Karen. Now let us look at Henry and Diana. Ubu rero mureke turebere hamwe uyu bita Henry na Diana. Henry is Karen's, Jack's, and Henry is Karen and
Jack's grandfather. Henry is Karen and Jack's grandfather. Henry ni sekuru wa Anne ndetse Henry ni sekuru wa Karen na Jack. Diana is their grandmother. Diana cyangwa Diane akaba ari nyirakuru wabo. Henry and Diana are Karen and Jack's grandparents. Henry na Diana ni ababyeyi bakuru cyangwa se sogokuru na nyirokuru ba Karen ndetse na Jack. Karen is Henry and Diana's granddaughter. Karen ni umwuzukuru kazi wa Henry na Diana. Jack is their grandson. Naho Jack akaba umwuzukuru wabo umuhungu. Let us look at Amelia, George and Mina. Ubu mureke turebere hamwe abangaba bitwa aribo Amelia, George ndetse na Mina. Kansubiremo. Now let us look at Amelia, George and Mina. Ubu rero mureke turebere hamwe aba bakurikira aribo Amelia, George na Mina. George is Karen and Jack's uncle. Uyu George cyangwa George ni se wabo cyangwa se nyirarume wa Karen na Jack. Amelia and Mina are Karen and Jack's aunt. Amelia na Mina bakaba ari ba nyirasenge cyangwa nyina wabo wa Karen na Jack. Karen is Amelia, George and Mina's niece. Karen ni umwisengereza wa Amelia, George na Mina. Jack is their nephew. Jack ni umwishywa wabo. Kavita and Ravi are Karen and Jack's cousins. Kavita na Ravi ni babyara ba Karen na Jack. Now let us have a look at expressions. Ubu mureke turebere hamwe amagambo wakoresha cyangwa se ibyo wavuga ukoresheje amagambo cyangwa se amazina yo mu miryango. Ushobora kubaza umuntu ngo you can ask someone, have you got any brothers and sisters? Ese ufite abavandimwe? Impamvu mvuze abavandimwe, brothers and sisters bakoze abavandimwe. Ubwo rero iyo nkubaza ko bafite ndavuga ngo have you got. Have iri kumwe na got ikoreshwa n'Abongereza. Have together with got is an expression that is used by British people. This is like have. Iyi have iri kumwe na got nkuko mbibabwiye ikoreshwa n'Abongereza bikaba ari kimwe na have ikunze gukoreshwa n'Abanyamerika. Niyo mpamvu muri iki kibazo nkubajije ngo have you got any brothers and sisters? Ubwo abavandimwe kufite umukobwa abita abahungu abita aba brothers, umuhungu abakobwa akabita sisters. Bose bari hamwe bitwa abavandimwe. Nshobora no kukubaza ngo do you come from a big family? Ese uturuka mu muryango? Iyo uri umwana w'ikinege uravuga ngo no, I am an only child.
oya ndi umwana w'ikinege. Umwana w'ikinege mu cyongereza yitwa an only child. Kwemera uti yes. Ushobora kwemera uti yes, ariko iyo wemeye uvuga umubare wabo bavandimwe, niba ari basaza bawe cyangwa bashiki bawe ukavuga umubare wabo. Urugero, yes, I've got 3 brothers and 2 sisters. Yego, mfite abavandimwe 3 na bashiki banjye 2. Kangisubiremo mu cyongereza. Yes, I've got 3 brothers and 2 sisters. Ahuri jya ubisubiramo. Now let us look at common mistakes that are usually committed by some people. Mureke turebere hamwe amakosa akunze gukorwa n'abantu bose. Ibi ni byo twita common mistakes. Mistakes ni amakosa. Common bivuga ikintu rusange gihuriyeho n'abantu bose. Ubu rero ngiye kubereka amakosa mugomba kwirinda. Now I'm gonna tell you the common mistakes to avoid. We say my wife or his wife. Turavuga ngo my wife, umugore wanjye, his wife, umugore we, in singular, mu buke cyangwa mu bumwe. But our, their wives. Ariko tukavuga abagore. Abagore mu bwinshi bihinduka wives. Abagore bacu, our wives, their wives, abagore babo. That is plural. This is the end of the family vocabulary. Thanks for watching. Aha niho dusoreje inyunguramagambo ku muryango. Urakoze kudukurikira. If this is your first time at English Fluency Center, niba ari inshuro yawe ya mbere kuri iyi chaîne yitwa English Fluency Center, kanda subscribe. Hit subscribe button. Sangiza inshuti zawe, kanda ku gikumwe maze ujye ukurikira amasomo buri uko asohotse.